Samoya murugo samoya imbabazi mpuye kuko nanjye singitereta ntibigeze bateretanye n'uyu bazaga bavuguta oya ntibigeze batereta. Kongeye kubaramutsa inshuti bakunzi ba Iris Rwanda TV aho muri hose hirya no hino mu gihugu, by'umwihariko abakunda filime Ikiriyo Cy'urukundo, abakunda Darkness of Christmas n'indi projet ya gatatu, filime ya gatatu turimo turabategurira. Hano hari abakobwa bari buze kutubwiraho muri make cyangwa se mu buryo bwimbitse, ariko nkaba ndi kumwe, umwe n'umufana w'undi n'undi n'umufana wundi. Na abakobwa bafite ubwiza bukayangana, Kukayangana ni guca ibibatsi. Mu Kirundi no guca ibibatsi byose ni Kirundi. Kukayangana, guca ibibatsi ni nk'ikintu kibri like this. Iyo bavuze kukayangana no kurabagirana ko ntekereza niko bimeze ubwo ikintu kirabagirana n'ubundi abari cyiza ariko yego. Ndi kumwe na Gateka Chelsea, umurundi kazi, akaba Miss, akaba umukinyi wa filime. Ubwo ni byose. Abanyina w'abana. Ko ndi umuze kongera kwibwira abadukurika kwa Iris kandi bamuzi. Nitwa Gateka Chelsea, nkaba ndi mama w'abana bane. Ko bivuze agaseka ntabwo ari pro azi neza yuko abafite mu bigaragara. Mama w'abana bane wabyaranye nani? Na Yesu. Vuga ngo ngo nababyaranye na se. Hanyuma dukomeze ubabwirana Miss Gateka, Instagram yawe ongeraho Miss ariko ubivuge neza. Nitwa Miss, ndi Miss muri nese mvugo nyene, ndi Miss Gateka Chelsea. Instagram yanje ni Gateka Chelsea, niyo mazina nkoresha. Facebook ni Chelsea Greatness. Cece. Ndi hamwe n'undi muntu nawe n'icyamamare simbizi kujya ariko abantu bakwiruke. Wivuge muri bwa buryo twakumenyemo bwa bundi mbere yuko wivuga amazina ahubwo buryo wivugamo. Nitwa Sefe Mugisha. Nitwa Mukamusoni. Nani wagiye ko ikinda vuze narizi. Ndako ndiba ari acting ariko nagavugisha kuri. Ndabiwe. Harya abantu bakumenye muri Ikigogwe comedy. Bwa mbere umenyekana. Nko bamenyeye. Akakoze kakamenyekana cyane mu gihugu. Kwari twinshi. Akuzi nawe wumva karamenyekanye. Harimo Samoya, Igare. Twaje nakwamenyekanaho cyane bari ko bivamo. Uravuga agace gatoya ubundi bituma. Ndetse navuga ko namenyekanye mu kahe ubwo wowe wamenye mu kahe. Twaje muri Samoya. Okay. Yategereza tukagera Samoya turacari saje. Ariko nta kibazo reka. Reka gerageza sheri. Samoya murugo samoya none norimba gutena ni mwuka Samoya urasanga niko kinze, mfite sosiso mfite banana, urakora choice ufata icyo ushaka, sinkubipa ndagukerereza meze nkaritiko izamuka shyorongi. Amena. Gateka twagiye akantu gato kuri Samoya. Jena yonzi. Ndagufasha. Kana yonzi. Samoya. Ako arayumvise. Umufana. Nayonzi oya. Mugiye gufatanya. Turirime mu buryo busanzwe bwa Bruce Melody. Kuko ni indirimbo ya Bruce Melody mwahinduyemo mu buryo bwanyu bwa style. Turimbe bisanzwe. Zuba ricishe akazi ngatoye sinjiro tangezeho bateri nkayicaginga uyu munsi ndadisturbinga abaneighbor banje kuku ihagira ubwoba kurusa ko muri bwumve
Samoya ndabona icometse fone oya nayo nzi Samoya urasanga niko kinze hey mfite sosiso mfite banana urakora choice ufata icyo ushaka mfite sosiso mfite banana urakora choice ufata icyo ushaka hari igihe nzibagirwa nkajya mu kigogwe ukiririmba iyi ndirimbo Bruce Melody hari feedback yaba yarabahaye yarazipostinze ashiraho nyine dusika turi guseka urumva nk'abantu babibonye bwa mbere ni ibintu bitunguranye cyane urumva nyine birasekeje nta kindi wabwira umuntu ese ubwo wamubwira iki umuntu akoze ibintu nka biriya oya ni kava urumva nta feedback ariko yarabipostinze muvuye kuri Samoya mugarutse kuri kugare igare ryo twahereye inshuti ya Mico the best ni nawe muntu bafatanya kwandika indirimbo kenshi gashoboka kubera iki mwahise mufata Bruce Melody na ntuze na Mico the best nuko tubakunda kandi dukunda indirimbo zabo ariko Bruce Mico the best maze gusura mu turimbo twe tungaye ni twakoze igare igare n'umunamba twayikozeho twakoze akantu gatoya ko kuri stati ubundi igare muhera muri kangahe hari amajwi bayita si na uburyo bwo kuririmba iyo utangiye uhera muri kangahe oya rindira gati iryo jwi avuze urabizi muri kangahe iryo si si n'amajwi aba muri senti cyangwa se nyine ntabwo nabwira ngo duhera muri kangahe nese uhera muri kangahe ujya he tuzamuke twumenanye okay nese uramfasha iki oya rindira gati yampaye igare ngo njye ndirya umunyenga niba nawe uzi kunyoga ndaguha maze utware Mana dufashe amen oya imisiyoni bayihinduye sakira korari yitwa urugero urayizi oya ntago nyizi saa 11 indirimbo yitwa saa 10 amen korari yitwa saa 11 ntago nyizi nihe korari yo mu Adventiste waba uzirimba gutyo ntayo nzi iyo style mwayikuye mwabitekereje mute kuko ni style y'abadive icyo bita guharambura subwo niki oya nta bantu bagira style nese wandi sinyamunarige bakoze ibintu by'ibisirimba kandi twumva ngo ni by'abarokore urumva nta style cyacigira tunuko ndamwimagine kumva ko ari bo bayigira kwera ukuntu bakunda gutuza ariko nta style cyacigira muka musoni mu misiza urabufita kandi kazina nakahe akazina ndabanitwa Annette yes turi kumwe na Annette na Cece ubwo turaza gukoresha Annette na Mukamusoni dukoreshe Cece on the beat nene na Cece hanyuma Cece wicaranye na numwe mu bafana ba Bruce Melody nk'umuntu mukunda kandi nawe nkuzi nk'umwe mu bafana ba Bruce Melody cyane ariko uruyubuti jandaryohewe ariko hari tutabonye se wabonye abafana bawe yari bamwe hagati aho ngaho wambaye agapira dusobanure BGG ni bigogwe ni brand yabo uyu nakina muri style y'abagabo kigogwe comedy and bigogwe muri yumvute sasa BGG yahuye na kigogwe comedy yahuye na gateka filicheris n'amatavya y'amavuta amen twigaruke ku buzima bwa filime gateka urumwe mu bantu bagaragara muri filime Ikiriyo Cy'urukundo tumaze igihe kinini tubigarukaho ariko kuri iki gihe urimo urakina muri filime Ikiriyo Cy'urukundo hari intambwe umaze gutera ubyo watangiriyemo kuri wowe filime Ikiriyo Cy'urukundo noneho ubona igeze he mbese abakunzi babakurikirana niki wabatangariza kuri uyu munsi wa none uhuye na Mukamusoni cyangwa se Annette icyo notangariza abafana abadukurikirana babibonye ko ari ubyohe hanyuma nyene bavuga ngo mu kirundi ngo akari nyuma karahinda hari ibintu byinshi bigiye kuza urabona na muri filme shasha rimwo Silent Killer na izoca kuri Iris Rwanda ubwo nyene uravyumva hari gitanga n'ubujyohe mugabo ngo n'ubujyohe umwe mu bantu bari kugaragara muri Silent Killer nyuma yo kurimba ngo igare hari umunamba mbere yuko tuyigarukaho hari umunamba bayiririmba muhera he nanjye umunamba nta muntu ndayumva umunamba nako gakarasi gusa twakoze akantu ko kuri stati turavango uyu munamba
ndabona zikinamba kubera ukuntu yoza ndamusigira akantu uyu munamba. Oya je nimumfasha urumva iyi ndirimbo ntayo nzi originale na ndirimbo originale noneho akurikize uyu munamba ndabona zikinamba kubera ukuntu yoza ndamusigira akantu. Iyo ni oja. Hanyuma iyo mwakoze utajya mu indirimbo ko narumiwe iyo mwakoze ni kamwe maze kuririmba nyine none bitandukaniye naho bihuriye nyine uyu munamba muri ariko aho bihuriye ngo uyu munamba ndabona zikinamba niyo ya mico kandi uyu munamba ndabona zikinamba kubera ukuntu yoza ndamusigira akantu. akuretse ko mutayihinduye cyane uyu munamba njyewe nuko ndi njyenyine nyine ntago ndi kurandaga cyane. oya twarayihinduye bahinduye note ahubwo na mwarimbiye muri octave note surayizi harimbiye muri octave urumva baririmbiye hejuru nagari tenoro ni octave kuko urumva melody ntiri kure cyane. ayowe reka mva twese turaja ku nyundo kuko nta muntu n'umwe asa. oya ahubwo wowe bakwigisha bagomba kunyigisha. hanyuma Mukamusoni cyangwa se Aneti muri filime Silent Killer ndaza kukugarukaho gatoya. hanyuma Gateka abantu nk'aba bafashe initiative bakora ibintu bafata indirimbo z'abandi bagenda bazikora mu buryo bwabo kandi bibabeshejeho. ijambo rimwe kuri Mukamusoni. ukuri ibintu bakoze ahubwo ikintu imbere yuko ngira ico mvuga mwabikoze muzi ko muzogeraho mugize uyu munsi. oya mwabikora nk'ukwiryohera kugira gusa kumva wakora ibintu nyine ukazana agashya ugashimisha abafana ariko nta muntu warazi ko nyine bya trending ariko ubundi iyo ukoze ikintu ukumva ubwawe nyine nimba ari igisekeje ndi gukina comedy ngiye nkaseka mbere ibigomba gusetsa barabare gusa n'abandi bayikureba. donc je ijambo novuga sirindi nyene ni passion y'umuntu buriya ingabire y'umuntu ikubeshaho sivyo even no mu rusengero bavuga ngo umukozi w'Imana n'urira ku gicaniro. so rero urumva ikintu mwakoze ni ikintu ciza even ande sai kwa namumenye mbona nipange neza kuri kano kantu tukiri aho ngaho tugaruka ahantu gatoya. uyu munsi Mukamusoni yagusanze kuri set ya Ikiriyo Cy'urukundo nawe wamusanze kuri set ya Silent Killer. wabonye kuri set ya Silent manze mukore mu ntoki ufite nibyo hari ibintu bikubako ukabona nyene yuko ni wewe kora tandota noneho nambaye agapira urumva ata arrière pensée mfise vraiment ariko urumva Imana bundi korana n'abayo n'ibimenyetso n'ibimenyetso aka gapira nako waramuhayemo impano cyangwa asanze agafite. oya nasanze agafite twari tuziranye rega ntabwo twari tuziranye njya mbonaga nkina nkuko nanjye namubonaga akina ariko ntabwo twari twakabonanye live. urabyumva ute kuba uhuye na Gateka Fili Chelsea Miss Rwanda and Burundi kuko amaze kuribatizwa akaba ari umwe mu bantu dufite bazamutse mu buryo bwihuse ndetse nawe nava ko azamutse mu buryo bwihuse kuko hari abantu bakoze sinema mu myaka 10 ariko ntibagere ku rwego tubatekerezaho. none ugiye kugaragara muri imwe mu mafilime niteze ko azaba akunzwe cyane nkurikije ukuntu bimeze. Gateka nawe nafashe akarahuri kamuhereze niko ariko nawe uze gusomaho mu mwanya. ndasoma nta kibazo nani nzi ko ufite icyawe imbere yawe. umwe mu bantu bazamutse vuba iki kinyoma ni cyengwa na forward investment group bakora umubasha n'ijambo umubasha kandi bakorera ahantu hose hagati mu gihugu cyane cyane ibyicaro byabiri mu gashangiro hano Musanze. urumwe mu bantu bazamutse vuba icyo nari kukubaza na Chelsea nuko cyangwa se Cece uyu munsi uhuye na Miss nawe ahuye n'umuntu kina comedy. Iyo ni example y'u Rwanda rwa Gasabo. ari kumwe na Miss Rwanda and Burundi nkuko bamaze. Iyo ni Miss rwa Gasabo. nahaguruke ture niba ari rwa Gasabo. uraseka nanjye sinzi n'ikibazo
muze gufata ifoto muyishyireho bo nyine ndamwishimiye misi wacu Rwanda Burundi nakwishimiye mu busanzwe nyine ndamukunda uri mwiza urasa reka nije ya sibyo samburage nyine ni umukobwa mwiza kandi nyine azi no kubana twahuje mu mwanya muto namaze hano nanjye ntabwo mbana nabi ariko nyine twahuje tu ubwo natwara akanimero nawe asigarana kandi ngomba kugatwara ibaze n'ukuri cyangwa amaze kuzifata oya turacafite udusnap ariko turaherekeza n'akanimero waba promosiyo mugahora nko muri sere mwumva muri filimi imwe mwembi mwumva mwakiniye herore yari yose kiretse yo kwangana tukaba turabashuti turabavandimwe nyine ariko tutari bwangane ko ntabwo nashobora kumwanga wese wanganga imosiyo ziraje Jesus ibintu uko birenze tugaruke kuri Kigogwe comedy uyimazemo igihe kingana iki cyane n'amezi 6 arashira gate wow nta n'amezi 6 akoreze yuko twese ari cyo kimwe wana twebwe oya ariko twebwe umwaka urakwira umwaka urabura ukwezi kumwe sibyo oya twatangiye mu kwa 9 turi mu kwa 5 igitekerezo caje mu kwa 6 bon ego dutangirwa n'ibyo turacasigaje amezi ubwo harabura amezi 4 mu kwa 6 harabura amezi ubwo twe dukwije amezi 8 kandi turi mu kwa 5 hasigaye ahubwo hasigaye kwezi kumwe oya nyene igitekerezo caje mu kwa 6 dutangira mu 9 okay kadukangura ubwenge tukiri aho ngaho miliyoni uteranijeho rimwe ukuyemo 3 ni kangahe ni miliyoni uteranyijeho rimwe ukuyemo 3 n'ubundi ni kangahe ni gutyo bivuze kangahe miliyoni uteranyijeho rimwe ukuyemo 3 ni kangahe magana mbwira urumva si miliyoni uteranyijeho rimwe ugakuramo 3 akabisubiremo miliyoni uteranyijeho 3 ukuyemo rimwe miliyoni uteranyijeho 3 ukuyemo rimwe miliyoni na 2 arabivanze bwa mbere miliyoni n'ebyiri yari yavuze ngo urumva ngo miliyoni uteranyijeho rimwe ugakuramo 3 iyi uvuze ibidahuye ko warushizemo logique urukumanza konya gutekereza waruminduriye uramfashije Silent Killer filime uri kugaragaramo cyashya muri iki gihe igiye gutangira kujya hanze yo amatsiko bimeze bite icyo nabwira abafana cyangwa se amatsiko yo kumubona sibyo twayikinnye neza iraryoshye ngiye nkurikije ibyo nabonye kuri set n'abakinnyi kuntu bakina nabonye bose bari kubyitwaramo neza uko byagenda kose ni filme imeze neza kandi irimo message bahitegeye kuri Iris sigoye gutahura TV Rwanda Iris Rwanda TV okay bakore subscribe amashare like na comment bajya doreza na comment burya iyo ubonye comment wenda n'izindi negative turazemera kuko nk'iyo murabwira gutya byagenze nabi aha naha umenye ukuntu bikosora bwa kabiri so rero bajya tuba hafi n'ubundi nk'abakunzi bacu gateka ni filime imaze kugaragaramo bamwe nakwita n'abastari hari n'abandi bakiri inyuma bamwe navuga ntari buze kuvugira hano kuko batarayigaragaramo ariko bazayigaragaramo kuko oya kambireke ntaza kubavuga ariko ni filime za aramenya amabanga kugaragaramo Kigogwe comedy na Miss Nyabitanga ariko akunda nyamajana uramukunda nata kuvaho namuvugiye ni ataye umunsi w'ejo washize twarimo tuganira na Miss Nyabitanga iyi filime wowe ubwawe urabyumva tukurikije abantu bayirimo mu mwanya turaza kwereka bamwe makinyi barimo noneho bavuye i Burayi muri Amerika umva ni filime iregepe no kuri birarenze harimo ubufatanye bw'abantu bakomeye batari kuvuga ngo ni wa muntu ahuzagurika kuri kamera ariko basanzwe babitse bashaka no gutanga umusanzu wabo mu bitekerezo so nanje ubwanje vraiment j'ai hâte c'est nzobonera sohotse ahubwo mutubwire kuwa 4 turayibona aya twigire rati yamaze kwihakana yabihakanye kwakana ni uratubwira
kandi feke nini zasohoka kuwa mbere ariko urumva wari ubihakanye ambashije kuwa kane cyakora yego ni kuwa mbere izasohoka kuwa mbere uzoyiraba tuvuga nk'umukinnyi ese njye nkinamo uzoyiraba ni gugu yihishe niba ari arimo gugu arimo ikindi kandi navuga gugu ni ukuri gugu 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 reka nkubwire ijambo yambwiye filime zose maze kumubona abari guteretwa we gugu ambabaje cyane gute script zose nziza ari guteretwa we kubera ko ukunda gukundwa kurusha gukunda ikindi cya kabiri jerekana mumenera akabanga yarambwiye ati umva gugu noneho ati gugu muri kamera ni inzobe ariko face to face n'igikara nasigaye nabaza ati umuntu yeditinga natubwire ni ukuri jewe sinabikubwiye ejo wari warakunze umugugu wo kuri kamera ntabwo namukunze vraiment ari kunyikundishwaho nyine akanansaba ko mutereta urumva ariko gugu nzaba ari inzobe none nabonye uruka baguhinduriye ubundi gugu y'inzobe nta nubwo atuma abantu bamutereta ahubwo rero gugu y'igikara ntiyataha nemberisi ushakire gugu wa vrai mbashakire gugu wa nyawe baraje bambaye king kingi muratuma nza kugaragara kuri kamera kandi bitari byo ikibazo mfite cyo kubaza umupira ninde guhaye ni gateka oya reka kumbeshe ndari uri kukubaza ntago ari njyewe nshaka ko mbivuga oya foshu sije wago tubwire umupira wanze ko king kandi umva je narakinye ndagukunda urumva uyakina agutereta ubonyene tubwire ko muri twebwe ntawe ubwo wundi muntu ninde sha ubwo nunda wamuterese natubwire nzamubabwira gugu arateretwa cyane oya ntabwo ntereta oya muntu namaze bateretwa kubona gugu arateretwa turacyari kumwe na Miss Gateka Chelsea turi kumwe na Kigogwe comedy ngo bita Mukamusoni akaba ari kugaragara muri filime yitwa Silent Killer. Ubundi bavuze Silent Killer ni virus itagaragaza symptome ikica umuntu. Ninde ufite rurarupfu mu ntoki? Rurarupfu umuntu akereza urufite rero gugu nyirabayazana ariko ntunatekereze cyane undi ni gugu gugu uzanapfa ubusa wowe uzapfa ubusa kuko mama n'abakobwa bari kurwanira bari kukwirukaho n'undi uzapfa nubwo atari njye yandika gugu muri filime umuhungu udafite uburanga ariko umuhungu ufite amafaranga burase n'icyo abakobwa bakurikiye ntawe yangarega gugu hari icyo bavuga ngo ntawe yanga wese urayanga ariko njye ntabwo nakurikira umukobwa wamukurikiye amafaranga oya nakoze urayanga ntiyakunda ariko nayakoreye nabo baba bayakoreye mu buryo bwabo yego turi kumwe n'uwitwa Maneke mwamumpereye amashyi mu gihe ari kuza muri iki kiganiro ni mu turazigaraza raberewe Maneke wacu ngo waraje Dela yonzi Maneke yaje nose tuvuge araja raberewe dore Maneke wacu warahageze Maneke muraho neza amakuru ni good twagwirukaga mu kiro cy'urukundo na darkness of Christmas mu kiro cy'urukundo tugera kuvuye i Burayi kuvuza umwana Amerika hose narahazungurutse mu Buhinde urambona yambaye se umunyamerika uri muri neza from America umuntu wa American ati nwari umuntu wa American hari icyo wongeraho Maneke umukecuru turamwakiye cyane umukecuru wahari Maneke ariko umva iyi microphone turayikwatse ngaho mabyeyi tukubaze mu ruhe rurimi kamuri nayo nanicayeho nta mpamvu yo kwiyamarika ari kumodelinga yes Maneke tubabaze mu ruhe rurimi ibyiza reka tujye tuvuga ururimi rw'iwacu reka rero ubwo tugerageze sindi kukivugara kandi Kirundi n'Ikinyarwanda birasa turabavukanyi hego none se mfite ikibazo uje ubunyene ariko uvuye ku Kanombe ubunyene kuko turabona ko nje navyo yo mu kanya gaheze nk'iminota 30
reka duhuze kandi ari guhumura sha nabyumvise sasa he wagize ngo ndoroshye nalezo n'utuye dusha mutuzaniye udushya tubazaniye cyambere nuko tuvuye kuvuza umwana ikintu dushima Imana nuko tuje ari muzima turashima Imana yagendanye natwe igarukana natwe udushya tuzanye nuko tugarutse tukiri abanyarwanda tugifite umuco umva tukibuka ururimi ntabwo nyine ibintu by'ibyogeza twabisiziriya tuje tuvuga ururimi rw'iwacu good Manikati araje araberewe dore umugeni mwiza yampaye iki yamuhaye agatayi keza maneke Silent Killer ukina muri mamani ariko ko numva ushaka kumena amabanga ndi nyina waguka wait and see mama waguka ni mabukwe kandi umuco w'ikinyarwanda burya umukazana atangira kukwimenyereza hakiri kare maruswa rero ndayiguha no kugenda nka kudusafuriya ndashyira gateka nashyireho ibyo birasohoka oya reka nkubwire ibyanjye urumva ni n'ikibazo nanahunze ubungizi Burundi munsi y'imari oya nta mpamvu yo guhunga ubuhunzi nitubushaka banyirukanye hari witwa Boringo nawe ari inzira atera Boringo umeze fresh ngwino naye mu kiganiro Boringo turamukeneye ngo ni numwe nawe naza twibwire ari gukina ari musaza wanje ni nanjye n'inyuma y'icyapa yegere maneke n'utwana nibyariye ariko no umusitari ko je ikibazo mfite se wabana ariye yari umusitari agira hino hano se ko yishe inyuma ngwino jya habona reba ariko n'ubwana buracyariho disi nta bwanwa buramera ntanaseka ari galant Boringo umeze neza ngo meze fresh ushyiraho fresh man fresh bagira gute ariko mwumva freshman we wamubonye musaza wanjye umusaza wawe yego uramukunda ndamukunda cyane Boringo uyu munsi ugiye muri filime Silent Killer ni imwe mu mafilime bwa mbere ugiye kugaragara muri filime uriyumva uti ndiyumva fresh ni iki cyagutunguye yatunguye nyine no kumenyana n'amasitari kandi nawe wahise uba umusitari nk'abandi mwese mwezwa muri hano muri abasitari uwo wemera ninde se uwo wemera hano ninde ubwo navuga ngo nanzuye ngo nkunzuye hitamo ngo twese twihamaye turi kumwe n'umuntu ntaza kubabwira mwahoze kare mubona kitarikanye mwegereze ayidufungurire hagati Cece abari kunshakira karimbo ka Bruce Melody nzikamukunda bari buze gufatanya ducurangira ariko urumva Bruce Melody nk'umwe mu bantu nzi kumufana ndabyibuka yego akaririmbo ari buze kuducurangira cye ukamubwire ubona dukore mu nganzo tante twe turaba bafana kuko ayo tante ntago bari maneke nta kibazo mazina ni nka maneke cyangwa tante mu mazina asanzwe atari aya filime dukunda kumwita tante sibyo mufana naje nambwira iyo turirimba ya Bruce Melody Cece nakubwiye niwe mufana oya nambwire wewe urafana ariko kubyibagirwa neza nanjye nombe nkaba ndabizi ako umva nkubwire nasaranye ngirira imbabazi mpuyeho kuko nanjye singitereta ntibigeze bateretanye n'uyu bazaga bavuguta oya ntibigeze batereta bazaga bavuguta ubundi nshinga ivi k'ubushake rubona abataka yanjye yo karite ubwo nakwirinzeho cyane uramenye ntutumwenderana ndumva mfite ipfa byo gupfa
girira vuba maze ntahe umuzigo w'icyamamare ubaza bawuzi simya nsondeka turekeraho cyangwa se maneke cyangwa se boringo cyangwa se gateka mu ndimbo ya karahanyuze mushaka ko umukobwa bacurangira turahitamo umwe oya mwese muhitemo iyo mushaka uravuga mbere niyo turacuranga gateka we no murundi sinzi niba zikarahanyuze nagenza amajoro n'imita naraye naguhetse ntango yindiho niriwe mbunga ntambaraga mfiteyo nari umugaragu w'urukundo nari umugaragu w'urukundo intimbira zonga iyo ukunda udakundwa nk'umutwaro ni mwinshi uwo nkunda ntarabimenya abimenye se yanshubije iki mutima wanjye urashenga warayoho iyo aza kumba hafi nkombe yanyihoreza gukunda ni byiza iyo ukunda ugukunda njyewe nyabusa uwo nkunda uwo mpoza ku mutima mbwira nawe niba unkunda hoya bimbwire mbimenye yoho zuba ry'umutima wanjye ntuzamemukire ahagarara twiga bandirimba mwihera iyo murumva nyine nziza aha boringo mu gihe akiri hariya nzingiye kurwara ikiraka umuntu agwara ikiraka muri iki kiganiro ngo ririmbira umuntu wapfishije papa we na mama we na last born umwana wa nyuma ngo bahimbira akaririmba wenda uwo mwana witwa Lydia bose bapfiriye icyarimwe wenda tubishyire mu kimbo cyawe ni Aneti wenda wapfishije mama we na papa we na hagarara ku mufana wanjye oya